ndabasuhuje kandi mayi ikaze buri wese ugiye kubana natwe turi kuri Media Empire muri kumva kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi ISINGIZWE Edith sinabura kukubwira ko isemo neza guhitamo Media Empire niba ari ubwa mbere udusuye na kubwira kuri buze kuva hano udukunze cyangwa se kunze ibyo dukora ikindi niba atari ubwa mbere mwifurije gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro cyangwa se ibyo tubagezaho byose nkuko bisanzwe kuko nizera nashidikanya ko mudahwema gukunda ibyo tubagezaho nkuko tubizi kuri Media Empire tubagezaho ibiganiro tukabagezaho inkuru z'urukundo cyangwa se z'ubuzima bwite cyangwa ubuzima rusange tukabagezaho indirimbo cyangwa se tukaba twabagezaho utuntu n'utundi uyu munsi rero cyangwa se muri uyu mwanya tugiye kubagezaho utuntu n'utundi turi mu mwanya w'utuntu n'utundi aho tugiye kurebera hamwe ibibazo umusore wese ukundana n'umukobwa w'umunyabirori ahura nabyo reka mbisobanure neza cyangwa se reka nsobanure iyi nsanganyamatsiko neza abasore yes tugeze mu gihe cyo kumva ibibazo abasore ubwo turavuga babandi bari mu kigero cyo kuba badetinga cyangwa se cyo kuba bajya mu rukundo n'umuntu runaka so uyu mwanya rero twawuhariye utuntu n'utundi dushaka insanganyamatsiko runaka tukaba twayivugaho cyangwa se twayirebaho tugiye kureba rero ibibazo abasore bari mu rukundo cyangwa se bakundana n'abakobwa b'abanyabirori nimvuga umukobwa w'umunyabirori ubwo uhita utekereza babandi muri iyi minsi cyangwa se muri ibi bihe tugezemo bakunda kuvuga ngo ni abasileyi yes abasileyi queen cyangwa se kuvuga umusileyi ukabona umuntu akabamubona akavuga ati uriya mukobwa ndabona ari umusileyi yes rero umukobwa w'umunyabirori ni abantu baba bafite ukuntu bitwara cyangwa se bafite imico itandukanye n'uy'umukobwa usanzwe cyangwa se wa mukobwa udakunda gushamadukira ibintu byose yabonye wa mukobwa uburaho yitonze reka ariko nabivuga uyu munsi rero tugiye kureba ibibazo aba basore cyangwa se abahungu batereta abakobwa bateye gutya cyangwa se batereta abakobwa b'abanyabirori ibibazo bahura nabyo kubera ko uyu mukobwa nko twari tubivuze aba afite imico itandukanye cyane n'iy'abandi bakobwa bakunda kuba bafite cyangwa se abakunze kugira reka turebere hamwe rero ibyo bibazo aba bahungu bahura nabyo tujyane umunota ku wundi cyangwa se ikibazo ku kindi ntuze gucikwa n'ibi tugiye kukugezaho kugira ngo niba uri umusore n'uba ugiye guteretana n'umukobwa w'umunyabirori cyangwa se umukobwa uteye gutyo uzamenye ngo nzamutwara gute cyangwa se ni gute tuzabana muri iyo dating yacu mu magambo make rero ibyo tugiye kurebaho ni ibibazo umusore wese ukundana n'umukobwa w'umunyabirori ahura nabyo uburyo igitsina gore ni abantu bagira imico itandukanye kandi itangaje muri bo ku buryo usanga rimwe na rimwe bituma bashwana n'abakunzi babo cyangwa se baba ari abagore bubatse ugasanga babaca inyuma abo bashakanye ku bw'iyo mpamvu rero umusore wese igihe afashe umwanzuro wo kubaka urugo cyangwa se igihe afashe umwanzuro wo gushaka umugore ntagomba kuhubuka cyangwa se ntagomba guhitamo cyangwa kubona umuntu ngo avuge ngo niwe ngiye kubana nawe agomba kwitonda agomba kwitondera nyuma y'itama abagiye gukora akaba yashaka uwo bazabana ubuzima bwe bwose kubera ko urushako twavuga ko ari ikintu gihambaye cyangwa se ikintu gikomeye ni bundi buzima umuntu aba agiye kwinjiramo agomba kuzabamo cyangwa se agomba kumaramo igihe kirekire twavuga ko ari nk'ubuzima bwe bwose abumaranyemo n'uwo muntu aba yahisemo bagiye kubana rero kugira ngo utazatandukana n'uwo muntu cyangwa se ngo usange ubuzima igice kimwe cy'ubuzima bwawe ukimaranye n'uwo muntu ariko ikindi ukimaze uri wenyine kubera ko wahanye divorce na wa muntu niyo mpamvu rero ugomba kwitondera umuntu ugiye kubana nawe cyangwa se ugomba kwitondera uwo ugiye gushakana nawe kugira ngo muzamarane bwa buzima bwose uzabusigaje ku isaho kugira ngo ukore divorce cyangwa se ibyo twita gatanya mu rurimi rwacu cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda so rero usanga hari ibitabo bigira inama bitegura kurushinga cyangwa se hakaba kugisha inama abantu babizobereye cyangwa se basanzwe baba muri ubwo buzima cyangwa se babunyuzemo bakaba bakugira inama ku bijyanye n'uwo wahitamo witegura kuba wabana nawe cyangwa se uwo wahitamo mu kwitegura kuba warushinga nawe ndavuga urugo so iyo ugenzuye rero imico cyangwa se imyitwarire y'igitsina gore usanga itandukanye cyane ku buryo hari ubwo umuntu aba atandukanye n'undi mu myitwarire 100%. Niyo mpamvu twavuze ngo hari umukobwa w'umunyabirori ariko hakaba hari n'abandi bakobwa runaka batari abanyabirori so turagaruka rero ku miterero cyangwa se imico n'imyitwarire y'abakobwa b'abanyabirori kuko niba tugiye kuvugaho tunagira inama abasore cyangwa se umuhungu wa wundi bategura kurushinga wundi bategura kuzana umugore
niba rero ufite umukobwa ukunda ariko ukabusanga ukabuzi neza ko ari umukobwa w'umunyabirori, gerageza kumenya uwo ari we cyangwa se ibyo akunda. Nibyo tugiye kukubwira muri rusange imyitwarire y'abakobwa b'abanyabirori, kugira ngo wumve niba uzabasha kuba watunga cyangwa se uzashobokana na wa mukobwa w'umunyabirori ugiye guteretana nawe. Mushobora no kutabana rero bigapfira muri kwa guteretana. Kubera iki? Ntabwo ibyo akeneye ntabwo uri kubyuzuza, uko ashaka ko umutwara ntabwo uri kubyuzuza, kubera ko wamuterese utazi neza uko uzatwara wa mukobwa w'umunyabirori. Turagaruka ku miterere yabo rero nk'uko twari tubivuze, cyangwa se imyitwarire y'abo bakobwa b'abanyabirori. Nubwo imyitwarire iri mu byiciro bitandukanye, twe turavuga ku mukobwa w'umunyabirori nk'uko twari tubivuze. Ikintu cya mbere rero kiranga umukobwa w'umunyabirori ni uko akunda gusohoka igihe cyose, cyangwa se ni ugukunda gusohoka iteka, ku buryo igihe cyose aba yumva yahora mu birori bitandukanye, agahorana n'inshuti ze bahuye, cyangwa se nubwo zitaba ari inshuti ze ariko apfa kuba yasohotse nyine yisanga ari mu bandi bantu yasohotse. Ibyo bintu rero tukabijyanirana n'ukuntu amafaranga cyangwa se uko gusohoka bitwara amafaranga. Ntabwo wasohoka ngo ugende urebe ahantu gusa uharebe wumva urahakunze cyangwa se uhamara igihe uri kuhareba gusa. Hari ibyo uhafata, hari aho usohokera bigasaba no gutanga amafaranga kugira ngo bukunde uhagere. Rero niba uri umusore ukunda umukobwa w'umunyabirori, wa wundi nyine ukunda kuba yasohotse, ukunda kuryoshya niko babivuga mu mvugo z'iki gihe, ntabwo numva ko rero wazamutereta udafite ayo mafaranga yo kuzajya amufasha muri ibyo birori cyangwa se kumufasha kuri uko gusohoka kwe. So byumvikane rero ko abakobwa nk'aba baba bakunda cyane ubuzima bworoshye kandi cyangwa se ubuzima bworoheje, reka ariko tubivuga, kandi bwiza, bumwe apana kuvuga ngo arakunda bumwe bugoranye. Ntabwo ari wa muntu nyine uba wakumva ko hari ikintu cyamugora mu buzima ngo yumva yakwiyiringa nawe agira icyo yashakisha, ndavuga amafaranga. Niba ari ibyo birori usanga nyine ari kubijyamo ariko yiyishyuriye cyangwa se yisohokanye ariwe yishyuriye. Usanga kenshi aba bakobwa nubwo bakunda ibirori ariko akenshi babijyanwamo n'abandi bantu, bishyurirwa n'abandi bantu, cyangwa se hakaba ari ayo mafaranga yasabye yaba ababyeyi cyangwa se mu bundi buryo runaka yabonyemo, ariko ugasanga saye cyangwa si we wayavunikiye. So niba uri umuhungu rero ukunda umukobwa uteye gutya, menya ko ubwo witeguye guhangana n'ibyo bibazo. Niba navuga ibibazo, niba navuga gute simbizi. Ntabwo gusohoka ari bibi, ni ikintu cyiza yego, ariko nanone hari umuntu ubikabiririza nabe yavuga ngo reka ngira igihe runaka nsohoka, ariko ni cya gihe nyine mba numva ndi kujya kuruhuka, maze iminsi mu kazi ndananiwe. No, ahubwo uyu ni wa mukobwa ubyuka, niba navuga ubyuka yicaye, reka ni wa mukobwa nyine ubyuka asanga icyo kunywa hariya, asanga icyo kurya mu kanya, ajya kuri telefone ahamagara inshuti ye, se ni ahantu twasohokera gutya na gutya. Ntabwo ari wundi rero ujya mu kirori avuga ngo maze iminsi mu kazi ndananiwe reka njye kuruhura ubwonko. No, rero tandukanya abo bantu babiri bombi. Hari uwo ngo bakoreye amafaranga navuga ndasohoka ariko ndisohokanye, mfite amafaranga ndayisohokanye nubwo nasohotse ariko ejo mfite akazi. Atandukanye nawe uvuga ngo ndabyutse ninsaba amafaranga mfite uwo ndayasaba akayamereza njye muri bya birori byanjye n'inshuti zanjye dusohoke turyoshye, ningaruka niba naho mfiteho kujya ntarabona indi plot na muri za mvugo zacu n'ubundi z'iyi minsi, ndaba ntaguma mu rugo cyangwa se nshaka utundi tuntu tumuza ariko tutari utwo kunkorera ngo kunshakishe, tutari utwo kuma amafaranga ariko nabivuga. Abo bantu rero baratandukanye. Rero niyo mpamvu akenshi usanga uyu mukobwa yikundira gusohoka, ariko ibyo nanone ahanini bikaba biherekezwa no gukunda kunywa ibisindisha cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no gukunda imibonano mpuzabitsina cyane n'abantu benshi batandukanye. So ibirori biba mu bwoko butandukanye cyangwa se biba mu byiciro bitandukanye, ariko nanone hari bya birori bituma cyangwa se bikururira abantu babigiyemo kuba bakora ibintu bitari byiza, nk'iyo mico tuvuze haruguru yo kuba bakishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, kuba bakishora mu kunywa ibiyobyabwenge. Yes, kubera ko aho basohokera usanga bahahurira n'abandi bantu benshi bafite imico itandukanye, bakagenda bayanduzanya. Rero ugasanga yisanze yarahindutse umuntu atakagombye kuba ari we. Rero uyu mukobwa uteye gutya, niba ari ufite cyangwa se niba ari uri gutereta ukaba uzi neza ko ateye gutya,
niba uzi ko utajya unakunda gusohoka menya ko utazashobokana n'uwo mukobwa. Nimunabana wenda ushobora kwihanganira kuba ameze uko ukavuga ngo reka mushake cyangwa se reka mugire umugore nitumara kubana ntabwo azajya nsiga mu rugo ngo ajye muri bya birori, ubwo nitukenera kubijyamo tuzabijyanamo wenda nanjye nzabikunda. No, aho ngaho uribeshye cyane. Hari igihe usanga uwo muntu bitamukundira guhindura za ngeso ze by'umwihariko abateye gutya ku buryo nimubana utarakundaga ibirori ntabwo ateze kuzahindukira mu rugo rwawe. Uzajya wisanga muri weekend yapanze plot ajya gusohoka, niba utanamuha umwanya noneho uzasanga yarakwibagiwe yibagirwe kuri n'umugabo we. Rero menya ngo uri gutereta teate cyangwa se menya ngo iyi mico afite uzabasha kuyakira cyangwa se uzabasha kuyibanamo nawe. Uyu muco wo gukunda kuryamana n'abasore cyangwa abagabo rero ubusanga yarabanujwe n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye aba yarahuye nabo cyangwa se baba barahuriye muri bya birori. Niba uri umusore rero ukaba wumva ushaka cyangwa se ukaba ukundana n'umukobwa uteye gutya, ugomba kumenya uko uzamwitwaraho cyangwa se ukamenya uko uzamutwara. Niba wumva utazabishobora kubana nawe muri ubwo buryo cyangwa se ngo ube wumva utazabona imbaraga zo kugerageza kumuhindura, gerageza gushaka undi muntu muhuje. Uramutse kandi uri umuntu udakunda gusohoka cyangwa no kwitabira ibirori nkawe, ntimwashobokana kuko muri abantu babiri batandukanye cyane. Ufite imico runaka nawe afite indi mico, ntabwo rero bikunze kubaho ko abantu babiri batandukanye bahuza. Nanone ntabwo twavuga ko ari abakobwa gusa bakora ibintu nk'ibi, ahubwo usanga n'abagore iyo yakuze nyine ashaka kuza nk'aho afite iyo mico yo gukunda gusohoka inkunda rubyino, ugasanga abaye umugore ariko muri we yarakuranye ingeso nk'izo. Usanga rero za ngeso yakuranye zitapfa kumucikaho n'igihe yabaye umugore. Zishobora gucika bitewe n'uko wamutwaye, n'uko wamwigishe, n'uko wamukanserinze, ukaba wamufasha kuva muri izo ngeso, ariko nanone usanga ntabwo byacika 100% cyangwa se ngo abyibagirwe burundu 100%. Ushobora gusanga yifitemo nk'10% muri we, muri bya bindi, muri ya za ngeso yari afite zo gusohoka. Niba mwarabanye mugashobokana ukamwigisha ukagerageza kumuba hafi, ukamwigisha ukamwereka uburyo bwose bishoboka ko bya bintu arimo atari byiza, yes ushobora kumuhindura bigakunda. Ariko muri we n'ubundi uzajya usanga afitemo akantu ko gukunda nyine, kumva niba hari umuntu ugize akarori runaka, niba ari na cya kintu umuntu kitari ngombwa ko acyatendinga, ariko usanga ari kukubwira ati ngiye ku nshuti yanjye, ngiye ku mudamu w'inshuti yanjye, hafite umwana yagize anniversaire, yes usanga nyine nibyo ari gushaka kubijyamo, wenda yarabigabanyije ntiyajya wenda muri ka kabari wenyine cyangwa se nta na kikajyamo, ariko usanga hari utundi tunakifitemo. So bavuga ko abakobwa rero bateye uku haba hari amahirwe menshi cyane yo kuba baca inyuma abakunzi babo muri cya gihe bakikundana cyangwa se bagiteretana, ariko ugasanga aca inyuma umukunzi we biteguraga kubana cyangwa se biteguraga kurushinga, cyangwa se yaba ari umugore ugasanga aca inyuma uwo bashakanye. Kubera iki? Kubera iyo mico yakuze afite cyangwa se yifitemo muri we. Niba rero uri umusore ukundana n'umukobwa nk'uyu rero ukaba wumva utamureka ngo agende, ahubwo ushaka kumuhindura, biragoranye kumuhindura, ariko nanone birashoboka. Uzagerageza umuhindure, umushyire mu kigero ushaka ajyamo. Ntabwo byahita bicikaho burundu, ariko byibura ushobora kugerageza kumuhindura, ukamwigisha, ukamusobanurira, ukamwereka ibibi yahura nabyo igihe akikora ibintu nk'ibyo, igihe gifitemo iyo mico, ukaba wagerageza kumuhindura uko bishoboka, ku buryo muzagera kuri cya kigero cyo gufata umwanzuro wo kubana neza nyirizina, yarabigabanyije cyangwa se yaranabicitseho burundu. Niba wumva ariko utari tayari kumuhindura, ukaba wumva bizana kugora kwihanganira ya mico afite, ntabwo nakubwira gukomeza. Ushobora no kumuhindura yego, ariko cyangwa se niba byakunaniye kumuhindura, ariko ukaba utazashobora, ukaba utihagije, ukaba udafite amafaranga azashobora gusatisfyinga cyangwa se guhaza, atazahaza wa mukobwa mukundana, kubera ko nyine ntabwo azajya gusaba amafaranga yo kujya gusohoka nyine ngayabure cyangwa uyamwime. N'uyamwima ashobora kuzayashaka ahandi, niyo yanandaro yo kuba yaguca inyuma, kubera ko hari ibyo gusaba n'umbimuhe arajya kubishaka kuba bimuha. Niyo mpamvu rero navuga ngo niba wumva utazihanganira rero iyi mico, aba bakobwa b'abanyabirori niko twabise,
niba utizihanganira imico y'abanyabirori bagira, gerageza gushaka uwo muhuje. Niba kandi udafite ubushobozi bwo kuba wamuhaza, ndavuga ku mafaranga, kuba wamuhaza nyine mu byifuzo bye mu gihe kumuhindura byakunaniye, ubwo nabwo wagerageza gushaka uwo muhuje. Niba kandi utakunda gusohoka ariko ukaba wumva uwo muntu muri kumwe utamurekura bitewe n'uko umukunda, ubwo wagerageza kumuca kuri kwa gusohoka cyane, agasohokera n'ahantu hatari ngombwa kandi wenda yaramaze no kuba umugore, ahubwo nawe ukiga kwa gusohoka, ukiga gusohoka, ukiga gutembera, ukamuha umwanya mu gihe yagafashe ari gusohokana n'inshuti ze bajya mu bidafite umumaro, ukaba ari wowe basohokana nawe, wenda akabona ko muri kumwe unamushyigikiye mu byo arimo, ariko atakibikora nk'uko abikoraga igihe mutari mwakabanye, cyangwa se niyo mutari mwakabana ariko ushaka akacika kuri za ngeso zo gusohoka uko yibonera, akanasohokera aho yiboneye n'inshuti yiboneye zari zo runaka. Kandi tukabonye ko rimwe na rimwe banasohoka batanasohokanye n'inshuti zabo, ahubwo gipfa kuba asanze aho yasohokeye hari abandi bantu barishimisha. Ubwo nawe agerageza kwiga rero uburyo kiba gisohokana nawe, umuce kugutaha amajoro, umuce kukurara aho yasohokeye, mbese umuhindure. Ariko twavuze ngo niba uzi ko udafite ibyo byose cyangwa se udafite ubushobozi bwo gukora ibyo byose, kumuhindura, ufite amafaranga yo kumufasha muri uko gusohoka kwe, mu gihe wenda utabonye umwanya wo gusohoka, cyangwa se mu gihe utabonye umwanya wo gusohoka ariko akeneye kwisohokera cyangwa se akeneye kugira ikirori ajyamo, niba udafite ayo mafaranga ngo uzayamuhe nasohoke, azayashakisha mu bundi buryo yabone. Niba kandi udafite ubushobozi bwo kwihanganira ibyo bintu uzajya ubona byose, nakubwira ngo reka uwo mukobwa uri gutereta. Ntabwo ndi kubangisha abakunzi banyu, ariko ni inama tuba turi kubagira kugira ngo umenye ibyo urimo n'ibyo uzahura nabyo, ubu buryo uzabyitwaramo. Navuze byinshi, ntekereza ko biragira icyo bigufasha. Reka rero nsubikira ahangaha, ntabwo navuga ngo reka nsoreze ahangaha kubera ko turavuga ejo tukagaruka tukavuga ibindi. Hari ubwo tuzajya tuvuga ku nsanganyamatsiko henda gusa niyo twavuzeho kubera ko hari ibindi twungutse dushaka kubagiramo inama. Rero reka nsubikira ahangaha, nshimira buri umwe wese wabanye natwe kuva dutangiye kugeza ku musozo. Niba wakunze iyi YouTube channel Media Empire, ari ubwa mbere waruyumvise cyangwa se ari ubwa mbere urumvishe ibiyinyuzwaho, wazajya ubana natwe igihe cyose. Nta kindi rero cyatuma uzajya umenya igihe twashyiriyeho video nshyashya cyangwa se ibiganiro cyangwa n'ibindi bintu dukora igihe hagiye ibintu bishya, nuko ukanda kuri subscribe, ukaba wakora no kukazogera, niko kazajya katuma ubona notification yuko tugize icyo dushyira kuri YouTube channel. Abasanzwe badukurikira bo basanzwe babizi, ntabwo bitindaho. Ndabashimira cyane n'urukundo mukomeza kutugaragariza. Reka mbashimira nanone rero ko mwabanye natwe, twari kuri Media Empire nk'uko twabivuze, njye wari kuri mikoro nk'isanzwe ndi Isingizwe Edith. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane, tuzasubire ubutaha.